cano imbaraga z'ubugingo. Imana ishimwe cyane, ndabashuhuje aho muri hose, mugubwe neza. Imana y'amahoro ibampera umugisha aho muri hose. Nitwa Mukandengo Laurence, nk'uko mubizi nsengera mu itorero rya ADEPR Gatenga, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, ndabakunda cyane. Tuje rero kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Imana ishimwe. Turasoma muri Yesaya ibice 55. Reka dutangire dusenga Imana. Imana idufashe. Mana data wa twese mwiza, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Funguro dutungure duhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Uri Imana ikomeye. Turagushimiye rero Mana, tugiye gusoma ijambo ryawe. Twemera umwuka wera w'Imana dufashe mu izina rya Yesu, kandi umwuka wera w'Imana dusobanurire cyane, nuko twumve ibyo umwuka abwira amatorero. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amina. Imana ibampera umugisha mwinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 55. Haravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, riba ryumvikana neza. Turasoma iki gice cyose cya 55, wumve aho agakiza gaturuka, kandi wumve n'ikiguzi cyabyo, cyangwa se niba ari nta nacyo ubyumve. Dusome mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye gusoma amagambo menshi, kandi murihanganira amaso yanjye, hari igihe ndeba bikanga, ariko murihangana, kandi namwe muze kuhasoma muri Bibiliya zanyu, kugira ngo aho umuntu aba yagiye ategwa gatoya, mwebwe mujye mubasha gusoma kandi musobanukirwe. Imana ishimwe. N'ubundi ntabwo tuba twaje kubigisha, ntabwo tuzi kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo aba ari ukugira ngo ijambo ritoya twasomye, imirongo mike twasomye, igutera umwete wo kugira ngo usome nikurikiraho, usome byinshi, usome. Habamo ibanga rikomeye cyane mu gusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya ni umwanya mwiza Imana ikubonamo, ikakugirira neza, kandi ikakubikira n'ubugingo. Ni umwanya uba uhaye Imana kugira ngo muganire, ikakuganiriza rero biciye mu ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo nibwo bumana bwayo. Imana ishimwe. Imana ibampera umugisha. Ijambo ry'Imana niryo bumana bwayo. Buriya rero iyo urimo usoma ijambo ry'Imana, uba wagiye gusura Imana, muba mwicaranye, muba murimo muganira kandi mugahuza. Ni urwo rurimi Imana ibi gushakamo, mbese uba urimo uvuga ururimi, nayo ivuga ururimi mwumvikanaho. Imana ishimwe. Abantu bajya bahakana ngo Imana ivugana nawe gute, ngo Imana ivugana nawe gute. Nawe rero mugiye kuvugana. Iyo usoma ijambo ry'Imana urimo uvugana n'Imana. Guhinyura cyane si byiza ibyanditswe byera, kandi no guhinyura ababikoreramo cyangwa se ababivuga ntabwo ari byiza cyane. Ibyiza ni uko nawe wasoma ukumva uko umuntu avugana n'Imana. Muravugana mu ijambo ryayo, mukemeranya, mukumvikana, mugahana ibitekerezo, mukabyuzuza byose, mugafata umwanzuro, kandi bikandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko Bibiliya iravuga ngo aho abera bateraniye igitabo cy'urwibutso kirabumburwa. Hari igitabo cy'imirimo kibumburwa kikandikwamo ko wasomye Bibiliya. Imana ishimwe. Hanyuma mu gihe runaka iyi ngingo ikazakurengera mu gihe utazi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 55, tuhasome turangize icyo gice cyose, ubundi dusenge. Haravuga ngo
yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya by'ukuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi mwumve, muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Murongo wa 5. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isiraheli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Murongo wa 7. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa nareke ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira. Murongo wa 10. Nk'uko imvura na sherenge bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya n'indugu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Murongo wa 12 haravuga ngo muzasohokana ibyishimo, muzashorerwa amahoro muvayo. Imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbire imbere yanyu. Ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Ibiti byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Mu cyubahiro mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi. Mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi. Bizubahisha izina ry'Uwiteka. Bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho. Imana yacu ishimwe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Dusomye amagambo cyangwa se dusomye ibyanditswe birebire, ariko kandi numvaga nidusoma ijambo rimwe hari abatabasha gusobanukirwa, nk'uko nanjye nabanje kujya nsoma umurongo umwe nkumva sinkumva, ariko mpereye hariya hejuru haravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi udafite ifeza nawe naze. Mbese nimuze ku mazi,
Yesu niwe soko imara inyota. Nimuze kwa Yesu, kandi ntabwo akeneye abakomeye gusa, ntakeneye abakire, ntakeneye gusa, ntakeneye abize gusa, ntakeneye, ahubwo akeneye abantu mwese. Aradukeneye twese. N'udafite ifeza naze, ayo mazi ni ubuntu, ayo mazi ni ukuyanywera ubuntu. Ayo mazi Yesu yarayishyuye igorogota ku musaraba. Imana ishimwe. Ikiguzi cyose twasabwaga Yesu yagitanze harya ku musaraba umunsi wo kudupfira. Imana ishimwe cyane. Rero aravuga ngo namwe nimuze. Aravuga ngo nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa n'ibindi biguzi. Ni iki gituma mugura ibidafite umumaro? Ni iki gituma murya ibidahaza, ibitabahaza? Uwo ni ijambo ry'Imana. Ni iki gituma mugura ibitari iby'ukuri? Ibitari iby'ukuri tujya tubitangaho amafaranga, tujya tubitangaho umwanya, tujya tubishakisha, tujya tubitangaho ibiguzi. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyo byose turabigura ariko ntabwo bibasha kudukiza. Ibyo byose turabigura ariko ntibishobora kuduhesha ubugingo. Ibyo byose turabigura ariko ntibishobora kutwandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo amazina yacu yemerwa mu ijuru, nta nubwo amenyekana. Ahubwo dore ikizamenyekanisha amazina yawe mu bwami bw'Imana, dore ikizaguhesha ubugingo, ni ukuza muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nta wundi ugomba kudukiza ibyaha atari Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe soko imara inyota, niyo soko izakumara inyota, niyo uzanywaho ntikame. Bibiliya iratubwira ngo abanywereye kuri aya mazi ba sogokuruza bavomye kuri iyi soko ngo barenzeho barapfa, ngo kandi ntibazanazuka, ngo ariko njyewe uwo mpaye amazi yanjye ngo naho yapfa ngo azongera abeho. Imana ishimwe. Muri aya mazi harimo imibereho, harimo ubuzima, harimo ubugingo, ndetse ngo naho twapfa tuzazuka kuko twanyweye kuri aya mazi y'ubuntu, kuri aya mazi abantu banze, kuri aya mazi, kuri iyi soko y'amazi meza atanga ubugingo. Uwo bishe bakamubamba, uwo bishe bakamubamba niwe soko y'amazi. Uwazutse akajya mu ijuru akaba ari wazava aje gucira imanza abazima n'abapfu, uwo nguwo niwe soko y'amazi. Imana ishimwe cyane. Hasi nyine twagiye dusoma imirongo myinshi, ariko nashakaga yuko tumenya mbese aka gakiza. Hari abambwiye ngo hari abajya bambaza iyo umuntu akiri umwana, aravuga ngo umuntu akizwa iki? Bavuga ngo umuntu akizwa ate? Umuntu abwirwa n'iki ko yahawe agakiza? Ese ubundi agakiza yakabonera kuki? Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuze tunywe amazi y'ubuntu, turye, tunywe amata, tugure amata y'ubuntu. Ijambo ry'Imana niyo soko, ijambo ry'Imana niryo ritumenyesha by'ukuri iby'agakiza, niryo rituzanira agakiza, niryo ritumenyesha umwami Imana, niryo ritumenyesha Kristo Yesu wahanuwe akabaho, agapfa, akazuka. Wamara kumva ijambo ry'Uwiteka, wamara kumva ijambo ry'Uwiteka ukaryizereramo, ukarihagurukiramo, hanyuma rikakwinjiza kuba muri Kristo Yesu, rikakwinjiza kuba umwana w'Imana, rikakwinjiza mu gakiza. Yesu akaguha agakiza ku buntu. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 3 aravuga ngo mutege amatwi muze aho ndi munyumve. Nimutege amatwi, nimuze aho Yesu ari, nimuze aho abavuga ijambo ry'Imana bari. Aho ngaho mwumve, mukumva nibwo muzamenya.
mu kumva niho muzasobanukirwa, mu kumva niho muzahererwa umwuka wera nk'umufasha, mu kumva niho muzimenya, mu kumva niho muzabasha kumenya inzira nyakuri, inzira y'ukuri iyo ariyo, ukamenya n'inzira y'irimbukiro iyo ariyo. Mu kumva niho muzakura ubwenge bwose, mu kumva niho muzakura amahitamo meza, mu kumva niho muzakuramo gufata umwanzuro wo gukurikira Yesu Kristo. Ariko araduhamagara ngo nituze, tuze aho ari, twumve amagambo atanga ubugingo. Dawidi we yaranditse aravuga ngo twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Aya magambo y'ubugingo rero tuyaheshwa no kumva, tuyamenyeshwa no kumva, no kwigiraho umwami Imana ari. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimumwegere, ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami Imana agira neza, ngo nimumwegere mumwigireho, ubundi mumukorere, kuko kumukorera bitagoye. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo wegereye Imana, iyo wegereye mu gusoma ijambo ry'Imana, iyo wegereye aho bavuga Imana, iyo wegereye inzu y'Imana, iyo wegereye abantu b'Imana, ubigiraho kumva, ubumviraho iby'iri jambo, iri jambo rikagusobanurira, ijambo rikagusobanura, ijambo rikakubatura, ijambo rikakumenyesha by'ukuri Imana nyamana, kandi rikaguhesha kuba muri Kristo Yesu. Hanyuma Kristo Yesu niwe soko y'amazi, niyo soko itanga ubugingo. Imana ishimwe. Niwe gakiza, niwe uguha gakiza, kandi niwe ugutungisha cyangwa se akakureresha aya mata y'umwuka. Aya mata y'umwuka ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Umukristo wese atungwa no kumva n'ijambo ry'Imana. Imana niyo ifite amagambo y'ubugingo. Ibyanditswe byera nibyo bitumenyesha neza Imana nyamana, nibyo biduhesha agakiza ku buntu, kuko ijambo ry'Imana rikubwira ubuzima bw'uyu munsi, rikakubwira ubwashize, bikakubwira n'ubw'ejo. Kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, rivugisha ukuri. Niba uri umwicanyi rirakwereka ko uri umwicanyi, niba uri umugome mu buryo bumwe rirabikwereka, rirakwihanisha, kandi rikumenyeshe neza yuko uri mu nzira y'ukuri cyangwa se kuri mu nzira y'ubuyobe. Ariko icyo ritubereyeho, icyo ryatuzaniriwe ni ukutugorora, rikadukura mu nzira igoramye, rikadushyira mu nzira nziza Kristo Yesu adushakamo, hanyuma akatwibonamo. Tubaza ati none se ni gute mwebwe ubundi mujya kugura ibintu bitari iby'ukuri? Ni gute mugura ibintu bidahaza? Murya uyu munsi, ejo mukaba murashonje. Ariko ijambo ry'Imana ni umutsima utunga abantu. Imana ishimwe. Ni umutsima utanga ubugingo. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Murongo wa 6 baravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka. Imana nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana ishimwe. Urumva rero Imana niyo ifite imbabazi, niyo ifite agakiza. Iyo wahawe agakiza bihana ibyaha, kandi Imana ikakubabarira. Amaraso ya Yesu Kristo rero nta kindi yaziye kweza ikiremwa muntu, kumweza ibyaha n'ibicumuro bye byose. Uwo muntu rero ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka, cyagihe ugihumeka umwuka w'abazima, cyagihe ukiri muzima, ukamushakana umwete, uzamubona. Kandi ngo no mu gihe akiri bugufi, agakiza karacyari mu bantu. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo atubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu. Akiri bugufi, akibonwa, nimuze tumwambaze. Umunyabyaha nareka ibyaha bye. Imana idushoboze kumenya ko turi abanyabyaha, icyaha bakoze ubashe kugihana, ngo kandi ukiranirwa nawe abireke. Imana idushoboze gutsinda ibitunesha,
gukiranirwa igute kuri. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero ngo Imana igira ite, ngo Imana nayo ngo izamubabarira, ngo nugarukira Uwiteka Imana yacu ngo nayo izakubabarira rwose pe. Nta cyaha Imana itababarira, nta kure Imana itakura umuntu, aho hose Imana yagukura uko waba ungana kose ikakubabarira ikaguha agakiza rwose. Imana ishimwe cyane. Murongo w'10 haravuga ngo nk'uko imvura na sherenge bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo. Nk'uko nyine mujya mubona imvura imanuka ntisubireyo itageze ku butaka, yamanutse igitonyanga n'impaka kigere ku butaka. Burya Imana iba igitumye ngo genda kuri buriya butaka. Imana ishimwe kuri buriya butaka bwumye, ngo bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya indugu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bikamuha umutsima. Ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora ibyo naritumye. Imana yacu nishimwe. N'uyu munsi rero ijambo ryumvikaniye mu matwi yawe, ijambo ry'Imana ryumvikanye hagati muri twebwe, ntabwo risubirayo ubusa, ahubwo Imana iritumye kugira umumaro muri twebwe no guhindura ubuzima. N'imvura nayo igwa, Imana yayibwiye ngo genda utose ubutaka nabwo buhe imitsima, umuhinzi ushonje abashe kubona umutsima. Imana ishimwe. Imana yo yarabibye ibiba umwana wayo Yesu Kristo, ibiba n'ijambo ryayo muri twebwe. Ubwo rero ikije Imana yavuganye natwe n'ubundi no kugikora izagikora, kuduha agakiza izakaduha. Nubwo icyo dusaba ni ukumwegera tukaza aho ari. Kuko umurongo wa 3 hatubwiye ngo nimutege amatwi, nimuze aho ndi, mwumve, nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yaheshejwe. Imana ishimwe cyane. Urumva rero zirya mbabazi Dawidi yahawe, natwe dufite amahirwe yo kuzibona, yo kubona izo mbabazi, ngo ni isezerano. Ariko birasaba nyine ko twigira imbere tukumva, kandi tugatega amatwi tukumva, tukegera umwami umunsi ku munsi, amanywa n'ijoro, no mu gusinzira, no igihe waba uri mu bitotsi ukumva ko waraye bugufi bw'Uwiteka, ukarota uvuga uti umwami wanjye Mana yanjye, ubwo umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, amaso yanjye akaba nk'urutare. Ugasenga ukarara, wajya kurota ukarota uvuga uti mwami Yesu nyeze, mbe ntagucumuyeho, mbe ntagucumuye muri ibi bicuku bya nijoro, mbe ntagucumuye muri ibi bitotsi, mbe ntagucumuyeho, amaraso yawe Yesu ntakomeze kunyeza. Imana ishimwe cyane. Ngo nayo izasezerana natwe isezerano, ngo ari ryo mbabazi zihoraho, izo Dawidi yaheshejwe. Ngo dore mutanzeho kuba umugabo, kuba umuhamya, ngo kuko uwo nguwo niwe Imana yahamagaye, bimuhamagarira kuba umwami w'amoko n'umugaba wayo, kandi ibyo byabayeho. Imana ishimwe cyane. Musezeranye imbabazi, natwe dusezeranyije imbabazi zihoraho, kandi nk'uko igitonyanga cy'imvura na sherenge bitamanukira ubusa, ahubwo bimanurwa no gutosa ubutaka, kugira ngo ubutaka bugire umumaro, bweze imbuto, kandi buhe n'ushaka kurya imitsima. Ngo ni nako ijambo ry'Uwiteka ritazasubirayo ubusa, ngo ahubwo ngo rizasohoza icyo yaritumye, ngo ribasha gusohoza icyo yaritumye. Mbese ijambo ry'Imana ryifitemo ububasha n'ubushobozi no gusohoza umugambi w'Imana kuri twebwe. Imana rero ibamera umugisha mwinshi. Aka ni agakiza gaturuka ku Mana, kandi ni agakiza ku buntu. Mwumvise ko nta kindi kiguzi dukeneye, nta kindi kiguzi. Yesu yaritanze i Golgota ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikiguzi rero Yesu yaragitanze, ni icy'amaraso ye yaragitanze. Uyu munsi rero ibitureba ni ukumwegera
no kumutega amatwi, tukaza aho ari, tukaba hafi ye, ubundi tukamusaba akatweza, akadutunganya. Imana ibahe umugisha mwinshi, muze mwakira agakiza ku buntu, muze mumenye Imana nyamana, muze dukorere Imana, tumwambaze bigishoboka, kandi tumwambaze akiri bugufi. Imana ishimwe. Dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ritubwiye neza ko agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. None Mana yo mu ijuru, reka uduhe agakiza gafatika, reka uduhe agakiza kawe Mwami, utweze, dukureho urubanza rw'ibyaha, turinde ibicumuro mu izina rya Yesu. Imitima yacu yihe kuguhindukirira, imitima yacu uyihe Mwami, imitima yacu yihe kukwegera. Fungura amatwi y'umwuka twumve iby'umwuka abwira amatorero Mwami Yesu Kristo, kugira ngo agakiza kawe kaboneke muri twebwe. Udutungisha amata y'umwuka, dutungisha umutsima w'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru, tugenera imvura mu gihe gikwiye. Kristo Yesu umwungeri mwiza, ukomeze kuduhembuza ijambo ryawe, duhembuze umwuka wera w'Imana, kandi amaraso ya Yesu Kristo atweze, girane natwe isezerano Mwami yuko tutazarembuka, maze umwuka wera w'Imana abe muri twe, kugira ngo Mwami Yesu aturinde kugucumuraho, n'ijambo ryawe ribe mu mitima yacu rigwiriye, kugira ngo Mana tutagucumuraho. Urakoze rero urakarama. Dushimiye isezerano usezeranye natwe ry'agakiza gahoraho, imbabazi zihoraho zidahwema, ku manywa na nijoro uzajya utubabarira mu byo twibwira, mu byo dutekereza, mu byo dukora, mu byo tureba, mu byo tugenderamo. Mana, imbabazi zawe ntizigahweme ku bantu bawe. Urakoze rero urakarama. Ngaho bana natwe kandi ukomeze kutweza, ukomeze kutwezesha ijambo ryawe, agakiza kawe kabe muri twebwe Mwami. Gehinomu ihombe, ijuru ryunguka abihana n'abakizwa Mwami. Agakiza ni ubuntu. Iyo kaba ari ibiguzi abantu baba babigura, ariko ntabwo kaba gafite igiciro nk'icyo Yesu yadutangiyeho i Golgotha ku musaraba. Agaciro rero dufite ni umusaraba wa Kristo Yesu, ni amaraso yawe Yesu, n'ay'igiciro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Natubonekeho rero kugira ngo Mana tutazarimbuka, ahubwo tugenere ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mwumve video irangire ijambo ry'Imana, mukore share, comment hasi, kandi mukore na subscribe. Dufite rero aho ngaho hariho nimero na email, waba afite inkunga cyangwa se waba ashaka kuganirizwa inkunga y'ibitekerezo, yatugezaho igitekerezo cye cyiza, kandi n'uwaba ashaka kugisha inama yaduhamagara kuri iyo nimero cyangwa akatwandikira, iri kuri WhatsApp. Imana ibampera umugisha. Ndabakunda cyane. Umwami Yesu abahe agakiza ku buntu, kandi gakomere muri mwebwe, mwere imbuto zigumeho. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda.